Musaza wanjye yari yapfuye. Bigenda biteze. Twari twagiye gushyingura hashize umwanya tubona nyine avuye mu isanduka ari rukanka. Nari mpari byose twabikoze ndeba maze ngiye kubona mbona isanduka irafungutse mbona avuye mari. N'agakobwa k'amarinete kano bita Floraside akangaka. Akangaka kurasa. Anyuzes. Still tumaze kugera aho bita mu Cyanika, turi mu rugo rw'ahantu habereye ibitangaza. Baduhamagaye bavuga yuko tugomba kuba twabageraho, ariko ibyinshi turaza kubimenya tumaze kugeramo imbere. Reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi, ariko ntago byoroshye. Director tugendane, ndahabona abantu benshi, ariko umuryango bandangiye nta kintu na kimwe ndi buze gukora naramenya uko ibintu byifashe. Ahangaha turi sinzi kimaze kuhaba, gusa twe twahamagawe ndetse kandi twe turi no muri aka karere. Reka dukomange n'uyu muryango we batubwiye, n'uyu muryango urimo aba bantu. Ubundi subonye bigenda gute? Bonye umuntu ngo byagenze ntanaguye ako muvandimwe byagenze gute? ntaguye njyewe ikibazo ni karibu niba abanyamakuru mwahamagaraga twakura karido se biremeye ko twavugana. Okay, niwe twavugana. Ninjye mwavuganaga. Bambwiye ko bakwita Soni. Banyita Soni. Twinese ndyumva. Ninjyewe. Ariko umaze nijoro banyandikiye no kuri WhatsApp mise mbona ifoto yawe nyine isura mbona ko ari wowe. Ikibazo cyabaye hano. Musaza wanjye yari yapfuye. Bigenda biteze. Twari twagiye gushyingura hashize umwanya tubona nyine avuye mu isanduka ari rukanka. Yapfuye ava mu isanduka ari rukanka. Nisubwa arazutse. Twayifata nkaho azutse ko yari yapfuye ari no mu isanduka. Azuwe na Yesu. We byagenze gute hano? Twari twaje gushyingura. Ndabona uri umwe wenda mu miryango, ndagufatira mikoro. Yari sheri wanjye twakundanaga. Twaje gushyingura yari yapfuye. Yego. Ariko tugiye kubona tubona avuye mu isanduka ari rukanse. Turashimye cyane rwose. Ngiye kumubona. Kamerama tugende. Ari kureba se? Ngo umuntu yazutse atagenda ngo umuntu tubonye umuntu yapfuye turangije. Umuntu azuka gute? Banza baramusengeye banza ari. Wari uri hano? Narindi hano. Uri umwe muri uyu muryango? Narindi umuturanyi nari naje ntabaye. Yari yapfuye se? Yari yapfuye. Nje ntabaye ngiye kubona mbona isava muri serike yari rukanka nyine turumirwa, ariko ubu yazutse arahari ni muzima. Ari kureba? Ari kurebera hano. Sinzi. None se nta muntu waba wagize byibura nk'amashusho yafata mu byakorewe aha ngaha watubwira? Ngewe naje ntabaye rwose ko uruhano hafi umuvarimu wanjye rwose yari yitabye Imana cyangwa yari yitabye Imana twaje kumushyingura rwose. Ndahabona hano n'umumama. Hano byagenze gute mama? Uriya mugabo turaturanye kwa gatandatu nanyuzeyo numva bavuga ngo yapfuye, ariko n'ubundi yari amaze igihe arwaye. Yararwaye iki? Sinzi ibintu yararwaye, bishobora kuba ari indwara za kinyarwanda kuko yajyaga asaragurika kurira inzugi ibintu byose ukumva yabimenaguye anataka cyane. Ubwo ngubwo rero kwa gatandatu narahanyuze numva bavuga ngo yapfuye, bamuterana ya miti ngo nimba ari feridomoro ntumbaze. Nuko rero ubu ngubu nari naje hano ntabaye. Arazutse se? Wa muntu we nanjye simbizi mbonye. Wageze hano byibura umuhango wo kuba mwashyingura ugihari? Nari mpari byose twabikoze ndeba maze ngiye kubona mbona
isanduku irafungutse mbona avuyemo ari banyeretse umwobo kuki hano mu gifite umuco wo kuba mwashyingura mu rugo? erega hano ni mu cyaro ntabwo dufite amarembo yo gushyinguramo abantu bitabye Imana. Dushyingura mu rugo. Okay, ndacyari hano nyuma yuko twe twahamagawe n'umukobwa kandi nanone tukaba tugeze ahangaha ibyo arimo kumbwira sindabyemera, reka ninjiremo imbere naringize ubwanda soka ariko reka nongere mbaze ku mpande z'uyu muryango, reka dukomeze tugenda tumenye ukuntu biraza kuba byifashe. Wari uri hano nawe? Yego. Turabona wambaye umupira uriho ifoto, iyo foto ni yuriya musore uri hariya turabibona. Yego, ni yuriya mwana. Byagenze gute? Uyu mwana yafashwe n'uburwayi ko umwana yarwara ukajya kumuvuza kwa muganga. Turamuvuza igihe kinini, tubonye kwa muganga byanze twitabaza Ikinyarwanda. Twitabaje Ikinyarwanda, hari umuntu nahuye nawe mu muhanda muganiriza ko umwana wanjye arwaye. We mupfana iki? Njye ndi nyina wabo. Mama we ari he? Mama we reka nivugire, reka mbanze mvugane na mama we. Mama, byagenze gute? Uyu mwana yafashwe. N'uwawe? N'uwanjye. Ndabona munasa. N'uwanjye, ariko gufatwa kwe ngo byaturutse ku mukobwa bakundanye. Yego. Uwo mukobwa bakundanye rero muri aka kanya maze kumenya ko ari we wamuhemukiye. None umwana wanjye yazutse nishimye Imana nayo. Wabibwiwe n'iki? Nabibwiwe nuko nabonye bamunzaniye yari yirutse, azutse yirutse, bona baramunzaniye yakize. Ngo mwageze mu Kinyarwanda ngo mujya mu Kizungu, byagenze gute? Ikizungu byaranze. Twaje twitabaza Ikinyarwanda. Twitabaje Ikinyarwanda, umuntu twahuye ndabimuganiriza, haje ambwira ngo uwo mwana ngo azakira. Nibwo rero uyu yakomeje kurwara, igihe kiragera tubona ashizemo umwuka. Birangije nibwo twagejeje igihe cyo gushyingura. Tije igihe cyo gushyingura nitabaza wa muganga. Igihe cyo gushyingura cyari uyu munsi? Yego. Twaje nitabaza wa muganga. Noneho wa muganga yaje n'ubundi asanga ari finale. Muganga yarangije akora nk'iby'abaganga, tubona umwana wacu isanduku irasetse. Isanduka irasetse. Umwana wacu tubona avuyemo arirukanka. Urambye ariko ngo muganga yaraje akora ibya Kinyarwanda. Muganga yaje ryari umunsi wo gushyingura wari uyu munsi? Yaje uyu munsi. Nibwo wahamagaye muganga? Nibwo namuhamagaye kubera ko nabonaga byarenze. Muganga se n'uriya? Muganga n'uriya. Muga kukwegera biremewe? Okay, cameraman fasha niganire n'uyu muganga. Fasha mwimvira ibyano. Mumeze muteze? Turaho turashimira. Katuritangaza makuru rero. Twahamagaye n'uriya mukobwa yatwandikiye mu ijoro ryashize ko hari ikibazo ngo cy'amakimbirane y'imiryango, tuba twaza kubaba hafi kugira tube twabafatira inkuru kuko hashobora kubera ikibazo cy'uko hari umuntu yaba yarabatwaye ngo amasambu kuri uyu muryango. None barambwiye ngo ni we muganga. Byagenze gute se ikibazo cy'uriya musore? Burasa ni muzima? Uyu musore ni muzima se? Njyewe mfite ububasha pe, mfite ububasha bushoboka bwose. Uyu muntu yari yapfuye bagiye no gushyingura, nagezeyo dore nguyu umuti wanjye, umwuga wanjye n'uyu nguyu. Nafashe umuti wanjye ndamutera, aragaruka rwose. Nabikoze ibyo ngibyo, yagarutse mu mwuka w'abantu bazima. Dore uyu nguyu niwo murimo kureba. Ahubwo ubu ngubu ikintu ushaka, ndashaka gutsirika umuryango we wose. Aravuga se? Aravuga. Umeze ute? Sawa, sawa. Byagenze bite? Ntabwo mbisi. Nabonaga ibintu bihondagura, numva abantu barira batakamba, ariko ntabasha kuzamura umwuka ngo mvuge. Ariko ndabona nukuri, ndabona ari amahoro, ndabona ndumva nta kibazo. Yari yapfuye pe. Yari yapfuye, imiryango ye yarize, yababaye. Ikintu cyabiteye
na ibintu hari nuza ukuntu nabavuraga hari umukobwa wari waramuteje ibintu bikamufata bikamushikagura namuvuraga ndimo kumucikamira ubwo rero mu kujya gupfa kwe narinda ahantu kure banyitabaje naje ntabaye ngira ngo uyu mwana w'umuhungu mugarure mu bantu bazima umuryango we wongera umubone yego none se ninde waramuroze wari waramuroze ni agakobwa k'amarinete kano bita Florence akangaka anyuze tubanze twibarize mumukurikirane mumufate kamera ngwino tubanze twumve mudufashe uwo muntu nabacike none se muga baravuze ngo bagiye kumufata none uriya niwe wari waramuroze none umaze kutubwira kuri uriya mukobwa birukankanya ariwe waroze uyu musore guhura n'ibibazo byose no kuba yashyingurwa kandi hari kuvugwa yuko ngo akundana n'abakobwa babiri uwa kabiri ni uwuhe reka mbaza ababyeyi hano hari abakurambere ngomba kubaza ibyanjye byose bakansobanurira babyeyi uriya muryango tuwukorera iki umuryango muwite umuhere kuri uwo muhungu ariko umuhungu ikintu muraza gukora uraza gufata uwo mugozi wa kabiri uri imbere y'urunana ubutumwe ku gitsina cy'uwo mukobwa uzi no kuwutunga ku gitsina cy'uwo nguyu umukobwa ubu ngubu urabahangaha nawe umuryango uriya wangaga ariko turabasigira ubushobozi tubahereza imbaraga kandi uyu muntu nta kibazo azagira kuko n'uyu mukobwa ndabona rwose bagomba kwibaruka mu gihe gitoya kandi uyu muryango uzabashyigikira afata rero uwo mugozi igira vuba afata uwo mugozi ubutumwe ku gitsina cy'uwo muhungu ukozaho gatatu oya ukozaho gaherega tuba tukureba mwana wanjye tuba tukureba ukozaho gatatu yego ubutumwe ku gitsina cy'uwo mukobwa ntuhaguruke ku cyiciro cy'abakurambere yego fata uwo mugozi wa kabiri w'abakurambere utuye ku mubyeyi w'uyu musore uyu w'ababyeyi utume ku mubyeyi ariko ntuve mu cyicaro cy'abakurambere utume inshuro 3 mubwira ati mubyeyi nta kibazo uzongera kugira mu muryango ariko gumye hamwe umubyeyi nta kibazo uzongera kugira mu muryango guma hamwe ariko hari n'undi muntu nabonye ariko uyu muntu yaratubajije yasize n'inzoga y'ababyeyi uriya nyina wabo hari nyina wabo nabonye rwose ufite akantu ka oranje mutunge noneho kwibera ariko bavuye mu cyicaro cy'ababyeyi niyegerwe nakurebe inkweto yiza napfukame ku cyicaro cy'ababyeyi yego gusa ku mabere abiri yombi turabona nawe bari bagiye kumuterereza inyatsi kugira ngo atandukane n'umugabo turasiga turabatsirika ndahabona n'agashiki ke rero gashiki ke gapfukame nikaze bari imbere ku babyeyi iyo foto nibashaka ahantu bayishyira kuko byarangiye tubikuyeho rwose mbaraga dufite zirahagije uyu mwana ndabona nawe yarabyaye mubaze yarabyaye koko warabyaye wabyaye ikimama yego uyu mukobwa nawe bashaka kumuterereza ibintu byo kugira ngo atazongera kubyara ndabona gafite n'ubukwe ukwezi kwa 12 fata rero uwo mugozi wa gatatu mugufi yo bakuromere ushyire ku gahanga ke inshuro ebyiri mubwira oya akakugumisha umwana wanjye mubwira ati rwose turi kumwe kandi tukuri hafi turi hafi mama umugozi w'abakurambere w'umumani umwana wacu wahaguruka birakemuye reka rero wa mukobwa mubwira za mukobwa bangaga ari hehe ko ari hehe ntakurebe inkweto ze ku gicuku cy'ababyeyi napfukame yego nafata ikiganza cye rero cy'iburyo
n'uriya musore bashaka guhemukira hariya ngo yitwe iki yitwe Enoki rero Enoki nafata ikiganza cye cy'iburyo n'uwo mukobwa aramburitse ikiganza cye cy'iburyo ushyireho umugozi uwo nguwo wari ukojeje kuri mushyitsi we tubasha kubahuza tubafatikanye kugira ngo tutongera kugira ikibatanya muhuze ikiganza abana bawe ikiganza cy'iburyo ko namwegure mugurisha ababyeyi bacu bose hariya bazabyara hungu n'akobwa kandi uyu mukobwa rwose bazamukunda nta kibazo afite ariko kariya gakobwa n'agacabiranya buriya gafite na nyirakuru buriya wapfiriye muri Tanzania mwana wanjye ibikoresha imbaraga naguhaye kandi rwose ibintu iyo ubyitwaramo neza kora muri iyo mbere y'abakurambere bagifite uwo mugozi kora mukore kuri uwo muti wacu utsirika abagomba gushyingirana ushyire ku gahanga uwo musore no ku gatuza no ku mukobwa no ku gahanga ndabatiritse abana banjye muzibanire ubuziraherezo ntihagire umugome uzongera kubatahamo dore ubu wari ubuze fiyase wawe uwo musubize ku gicumbi cy'ababyeyi icyo kiganza cyawe cy'iburyo rero nawe gikoreho urabwira uti nta mwanzi uzongera kubaturuka inyuma dore ubu nta mwanzi uzongera kubaturuka inyuma nta mwanzi uzongera kubavogera imbunda batsiritse rwose muzakira abana kandi muzabyara muzaheka mubyare hungu na kobwa iyo miryango yisone guhaguruka ihoberane ngaho nimuhaguruke muhoberane n'ababyeyi bakuru umwana wanjye ubwire Enoki azakunde Karolisa mbere niwe mugore abandi baramubeshya bibwire Enoki ubibwire na nyina ndetse na nyina wabo na mushiki we dore uyu mwana erega yabuze se ushize imyaka 20 uzakunde Karolisa rwose Karolisa yakuguye inyuma Karolisa ni umukobwa mwiza niwe bababyeyi batweretse mugomba kuzabana nawe rwose ababyeyi bakunyeretse ko ugomba kubana n'ababyeyi nabashimye bampaye ukuri kukuntu mugomba kubana neza na Karolisa wanjye rero urabona ko niyo mpamvu uri ugomba no kuduhamagara mu bibazo nk'ibi ngibi kuko tuba tugomba kugira uburyo tubikemura ngaho rero pfunduye iryo cupa ry'umweru ry'abakurambere buri muntu umuhereza akantu mukora mubahereze buri muntu afatisha ikiganza cy'iburyo bavuga ati babanze rwose ubanze uhereza uwo muryango umwana wanjye umuryango wose yego mwana nibakora ikiziga bavuge bati nta mwanzi uzongera kutumeneramo yego mwana wanjye buri muntu no ku rutugu rw'undi nta mwanzi uzongera kutumeneramo nibasubiremo inshuro 3 nta mwanzi uzongera kutumeneramo nta mwanzi uzongera kutumeneramo mwana wanjye rero hari ishimwe risigaye none se bigenze bite ibi bintu mwari muzi ko byari bisanzwe oya ntabwo twari tubizi pe natwe biradutunguye Enoki se kuko mwakundana twakundanaga wari ubizi ko uriya mukobwa yahemuka gutya ntabwo nari mbizi urumva nta kibazo ufite nkurikije ahantu mvuye nanjye birantunguye mbanje kwikora kugira ngo niyumve nkure no kubane numva uko bimeze niba ari umubiri wanjye uyu mukobwa wari umuzi uyu mukobwa nari muzi mu by'ukuri ariko namubwira umuryango wanjye nkabona nturimo kumwakira gusa nifite abakobwa babiri dukundana hari umuryango ushaka kumpitiramo ariko nanjye ntamwiyumvamo ubwo uko byaje kugenda nyuma simbizi
man wumve ngo nari nshidutse nsanga abantu bateranye mbona amafoto yanjye mbona napfuye ubu biranantunguye cyane nanjye ubwanjye sindiyakira nta n'amagambo ushaka kuvugana nawe reka manze niyumve neza. Mama none iki kibazo urumva ko mwashaka guhereza umusore wanyu undi mukobwa, kuki ibyo bintu byahozeho kandi bikomeje no kugaragara mu muco nyarwanda, kandi uyu mukobwa ugaragaye nk'uko ari we bari wateje ibibazo ari nawe wabahemukiye umuryango wanyu kugira ngo umuhungu wanyu ave mu buzima, ibi bintu urabivuga hiki? Ibi bintu turabafasha abakecuru bo mu cyaro turagufasha mama, ndabona ufite akamwenyu, yego urabivuga hiki? Ibi bintu icyo mbivugaho nuko umwana wanjye mbonye akize kandi akaba abonye uwo yakunze, nubwo hari undi wamuciye inyuma akaba yari yakoze ibi bintu byo gushaka kwica umuntu, none ubu ndishimye kuko abonye uwo yakunze utari mubi, twebwe ubu twahisemo uyu nguyu. None mama we wari ubizi ko muri aba bakobwa banyu babiri nka mwene nyina wabo bw'uyu musore noki hari harimo umugambanyi? Yego. Wari ubizi? Niyo mpamvu waragiye kwa muganga? Yego. Njya kwitabaza uriya nabonaga byaraturenze. None se ko bavuze ko yari afite abasore babiri, abakobwa babiri, muri abakobwa babiri ko wagiye kwa muganga hakaba habonetsemo umurozi, mubyakiriye gute? Niye nama mwagira n'indi miryango irimo kudukurikira? Inama twagira imiryango twabashishikariza kuba maso, bakazajya babona ikintu kije mu muryango kidasanzwe bakitabaza abavuzi. Musaza we ngo yazutse, kuremeza ko yapfuye? Ndabyemeza ko niko nayibonaga. Niwo mukurikira se cyangwa hari n'abandi? Njye mukurikira, tuvuka turi babiri. Yari yaratangiye gufatwa gute mbere yuko muhamya ko yitabye Imana? Yatangiye gufatwa nyine yivugisha aryamye, akabyuka ari nijoro nyine agakubita ibintu, agasohoka akirukanka ni kamera nk'umusazi nyine, niko yatangiye gufatwa. Ubyakiriye gute? Ndishimye ko nanjye kubona musaza wanjye, nari nababaye numva ko ngiye gusigara njyenyine ndi kumwe na mama, ariko ndishimye cyane kuba yagarutse. Tugarutse wenda ku bintu kuva wamenyana n'uyu muganga, ibintu amaze kugukorera n'ibyo mumaze kubona, n'iki wabwira wenda badukurikiye? Ikintu tugomba gukorera uriya muganga tugomba kumuhishima, kubera ko adukirije umwana. Ntabwo twatekerezaga ko yaba ameze gutya, kubera ko twari twarangije kumukuraho amaboko, ariko kuba umwana wacu tumubonye ari muzima, ibyo bintu twabakunze. None mugango ngo bakugeneye ishimwe rero? Bana banjye narishimwe kuko hari ako bari banyohereje ibushize. Ubwo se baguye nk'amafaranga angana? Yewe ndumva ntayababwira, ntabwo nayababwira. Ese ubwo watwire nimero yawe natwe twazagira abandi bafite ibibazo twaba twabahamagara? Nimero yanjye ndumva nayibaha. Nimero yanjye nayibaha mukajya mundangira abavuzi. Nuko mbona buri kugoroba, reka mbanze menye no hanze uko bifashe, wenda mbareke mu kazi kanyu ndaje umereze nimero. Ubutaha nzabakorera ibintu byiza birenze bingiba ahubwo nakoze. Kuba umuntu yapfuye nkamugaburira mu mwuka w'abantu bazima, ubwo icyo ni ikintu kibashije kugaragara ko mwashobora kujya munzanira n'abarwayi bageze kure nabo nk'abavura. Murakoze. Yego. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu, nyuma y'uko umuryango wa Enoke bari bamaze kumenya yuko yitabye Imana, mu makuru tumaze kumenya Enoke ntabwo yitabye Imana, ngo ibye yaratererejwe kugira ngo bibe byamukura mu buzima. Enoke yari umusore wavutse 92, ndetse kandi ubu tuvugana akaba yari afite imyaka 31 w'amavuko. Enoke yakundanaga n'abakobwa babiri, ndetse kandi harimo babiri. Muri abo babiri hari umuryango wakundaga, hari n'uwo wangaga. Umuryango we umukobwa wakundaga cyane ukanamutonesha niwe twasanze yari umurozi, ndetse kandi akaba umuhemu utifuzaga yuko ubuzima bwa Enoke bwakomeza kuba yakomeza ubuzima bwe kuri iyi si. Enoke umuganga nk'uko yarimo kubyihamiriza amaze kwemeza yuko uyu mukobwa ubona bicaranye
ari we bazarambana ndetse kandi ari nawe bazasazana bakabyarana. Hari indabo zari zateganyijwe isanduku nyuma y'uko tusanze ubuzima bwa Enoke n'umuryango we amikoro yari makeya, bari bahisemo gushyingurira mu rugo. Ubu tuvugana ubuzima bwa Enoke buragarutse ndetse kandi muganga agerageje kumufasha. Bimwe mu byo twagerageje kuganira n'abaturage bari hano ndetse n'ibyo muganga yatuganirije amara kuduhereza nimero, yatubwiye yuko uko biri kose nta cyamunanira kereka atitabaje imbaraga yahawe n'abakurambere. Reka tugushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi. Iyi ni inkuru ushobora gusangiza inshuti n'abavandimwe na buri muntu wese kugira ngo abashe kumenya ibibera kuri iyi si. Iyi si tunyura mu buzima bwinshi butandukanye. Reka dukomeze tuvuge duti Imana ibamere imigisha itagabanyije. Dusubire mu biganiro bikurikira.